Imana ishimwe, Uwiteka duhana umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Imana ifite imbaraga, Imana ifite ubutware, Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera. Uwiteka duhana umugisha, tubahaye kaze na karibu mu izina rya Yesu Kristo. Nzanye ijambo rivuga ngo amajyambazi. Maze igihe mvugana n'abantu tugatera komanteri ngo amajyambazi. Ijyambazi ritandukanye n'igisambo. Igisambo ni cya kindi kiba mu isoko, igisambo ni cya kindi kiba imyenda, igisambo ni cya ijyambazi ryo rero, amajyambazi ni amajyambazi apiga rukare, ni yayandi amena inzu. Amajyambazi ni yayandi akoresha izi ntwaro zigiye zikomeye. Burya amajyambazi ni nayo ajya avamo imitwe y'iterabwoba, kandi byose ubundi bihera kuva ku mwuka w'ubusambo. Dufite n'amajyambazi rero tugendana nayo, dukorana nayo. Abantu b'Imana barimo baragenda bagwa mu majyambazi batayazi, bazi ngo barimo barasenga, kumbi bakubitanye n'ibintu byitwa amajyambazi. Majyambazi none se mbwira, ni gute umuntu yaba ari pasiteri akajya kuraguza? Ni gute umuntu yaba ari pasiteri ukumva ngo aha n'aha aha afite umwana kandi afite urugo, afite umugore? Ibyo ngibyo ni ingero ndimo ntanga ntoya, ariko nawe uhita ubisanisha n'ibintu ubona n'ibyo wumva. Nimba atari ubujyambazi, ni gute umuntu uyoboye idini yatunga akabari? Nimba atari ubujyambazi, amajyambazi sha. Banyamasengesho mukibasha gusenga, bene data nshuti z'umusaraba, nimuhindure isengesho. Nta hantu amajyambazi atari, kandi amajyambazi azi kwiyuzuza umwuka wera. Amajyambazi azi kuvuga indimi. Amajyambazi sisiteme zose arazizi. Amajyambazi afite uburyo ayobya abanyamasengesho. Amajyambazi afite uburyo yikomanga mu gatuza. Amajyambazi afite uburyo avuga yuko nawe yavuganye n'Imana. Amajyambazi avuga uburyo n'abari abanyamasezerano. Aya majyambazi afite ibintu yubatse ndetse utabisobanukiwe. Nuhagera uri umunyamasezerano bazakwereka byinshi Imana yavuze, ariko ari amajyambazi, ari ibintu bafinze barimo babeshya, ari inyungu zabo bwite, atari inyungu z'Imana. System iriho ni ugusenga gusa. Nese Bibiliya nimba ivuga ngo tugaruze abantu ubugwaneza, ni gute wafata umuntu ukamufungisha? Turabizi neza hazaduka abahanuzi b'ibinyoma. Nimba umuntu hano ikintu ntigisohore, uhita umufungisha. Birashoboka ko uwo muntu yaba ari umuhanuzi w'ibinyoma, cyangwa birashoboka yuko ibyo yahanuye buriya. Mureke mbabwire, nta muntu ubaho abantu ahesha. Iyo umuntu shitani abona ko ahanura iby'ukuri, ahanini shitani akunda kuvangavanga. Kandi mwibuke yuko hari imbaraga z'abadayimoni zaturutse ikuzimu zije kurwanya abahanura iby'ukuri. Nese ni gute nimba atari agacu k'amajyambazi, ni gute wambwira umuntu yahanura ikintu, yavuga ikintu ugahita uvuga ngo ako kanya ngo ubwo ngo
utu ni uduco tw'amajyambazi. Iyo rero ugeze muri aba bantu, iyo uguye muri aba bantu, iyo uguye muri ano makipe y'amajyambazi, aya makipe abantu bagiye bishyiriraho, aya matitire abantu bagiye bashyiraho, ibi bintu byacu byo ku macano, byo ku ma YouTube, byo kuri za TikTok, iyo abantu bakubonyemo izindi nzozi mu byo bavuga no mu byo bakora, hari uburyo bahita bavuga ngo reka uyu tubanze tumukome chini, tumukubite hasi. Hari system imwe, ni system enye, ariko reka mvuge kuri system imwe. Nanjye nabaye umujura. System imwe twajyaga dukoresha i Kigali, iyo twabonaga ibyo twiba byabuze hano Kiruhura, ndabyibuka twigeze kubikora, usibye ko abo twabikoranye ntashaka kubavuga bitewe n'amazina yabo. Hanyuma hari system imwe twajyaga dukoresha, warifataga na mugenzi wawe mukarwana, wenda ikipe y'abantu 8, 2 mukarwana, 6 bagasigara inyuma. Noneho bamara gusigara inyuma, abandi bakaza baje guhurura. Noneho warangiza, ba bandi 6 basigaye barangiza, bakaza muri cya kivunge basopa, utwaye agatelefone, utwaye iki. Ndabyibuka igihe kimwe nje hariya muri Nyabugogo, nigeze gushikuza akantuza umugore, ututuntuze bagendana udushakoje. Ikintu cyaje kumbabaza, nta mafaranga nasanzemo ibyaha iby'umwana birimo amabyi. Ntangira kugenda ngabanye, ndavuga nti nini hana nzarimbuka. Rero ni ukuvuga ngo iyo ubundi ahanini iyo twarwanaga twabaga dushaka uburyo tugomba kwiba. None rero ubu buco bw'amajyambazi, hari systeme bakora hano ku mbuga nkoranyambaga, ukagira ngo ibintu byacitse, ukagira ngo ibintu byarangiye, naho kumbi kera kare abantu bibwe bakarema ibintu bitabayeho, kugira ngo views, share na comment n'ibindi abantu bashaka, kugira ngo bikomeze kugenda. Hapo maisha ibiwa. Iyo ni mipango ya majyambazi. Itondere rero amajyambazi muragenda, na amajyambazi murasengana, no mu masengesho turimo. Reka nje nanjye nivuga ntago wamenya icyo ndicyo. Gusa nje narihannye ibyo nakoze byose. Niyo mpamvu njya mbwira abantu ngo ntihazagira umuntu ntangira ubuhamya. Njewe mfite ubuhamya bwanje, mfite n'igihe ngomba kubuvugira, kandi ngomba kwinjira kuri izi mbuga nkoranyambaga ngenda mvuga n'ubuhamya. Icyo ni ikintu cya mbere mvuze mu bintu byandanze. Ibyandanze ni byinshi, ariko ni ukuvuga ngo systeme y'ibijura byose, zose izo ngizo, utarabaye umujura ntago wazimenya. Iyo babonye ufite ijambo, chini ya ulinzi. Iyo babonye ufite ubuhanuzi, piga chini. Iyo babonye uzi kwigisha ijambo ry'Imana neza, uyu mumutafute mu muhangushe kwanza. Inama zirakorwa rwihishwa kugira ngo bakugambanire, kugira ngo haleluya. Ariko ntacyo uzaba, ariko ibyo bizaba, ariko ibyo bizagenda, reka nkubwire, ibyo bintu byose uko ubibona gutyo, nabo ntago bazahoraho. Agaco k'amajyambazi muri uno mwaka turimo, panuzaza mujye muhanura neza, muvuga uko ibintu bimeze, nibisohora abantu bamenye ngo iki kintu cyarahanuwe. Muri uyu mwaka agaco k'amajyambazi Imana ije kubigaragaza. Utambaza ngo ni muri Kigali, utambaza ngo ni Kampala, utambaza ngo ni mu Burundi. Icyambere gusa nuko tugiye kumva amakuru, kaci ijambazi rirafunze, ijambazi amajyambazi sha. Mureke twambara imisaraba ku makote, mureke duhanure, ariko icyo mvuze cyo
ni iki ngiki, nuko muri ino minsi mwuka w'Imana ahagurukiye amajyambazi.